niba watuvuyemo watabarutse ingingo nkuru kwa databuka uriya akaba mukeba wanjye umugabo wo kubakurikirana n'umugabo wanjye yaje ansanga mu rugo ndi mukuru Dorothy nyina Abatutsi ambere umwana mubera umubyeyi kugeza kuri uyu munsi atabarutseho twigeze tujyana amakimbirane twigeze tubesherana kuko mwumva abandi bagenda babesherana n'abakeba babo kuko abandi bagenda bahagikana n'abakeba babo ntabwo twigeze guhagikana twagirana urukundo n'abana tubyaye nabo bagirana urukundo ubwo rero none kugeza kuri uyu munsi Nyagasani umubyeyi yatabarutseho ndatanga ubuhamya kugira ngo abantu bose bazagire urukundo rwo gukundana Imana mwese mumuhe amasengesho Imana imukomeze kandi izamuhe ubumwe n'amahoro kandi izamusabire imbabazi kuri Nyagasani azagire umugisha kandi nanjye murabona uko meze n'umurwayi ndashimira na Nyagasani kuko nongeye kugira ngo mukomeze arakoze avuga byose kugira ngo umuntu agire icyo avuga mu gihe nk'iki ngiki ariko nyine ni bwo kugenda no kwihangana mama uvuka narakuze sanga abana n'abandi noneho n'abana baje bakurikiye tubanye neza adutoza urukundo mama ari muri bake babyeyi bashoboka batuye ku isi impamvu abakazana bose basuye wowe bifuzaga kongera kwicarana nabo badafatishije bakavuga bati ni mama nta wundi mubyeyi twakoze mama umubyara yakundanye na papa kugeza kuri izi saha niwe dusabira gusigaye kuko uburyo bakundanyaga ndavuga ngo Imana ikomeze papa wacu urukundo mama yadukoresha rero ndasaba barumuna banje ari basaza banje kuko bose barakurikira ari n'abamuna banje urukundo mama yadufitiye tuzakomeze kurusigasira twe gutatana kuko ntidutatana ntituzaba yacu namwe mwatabaye barashinze kuko niyo mwatubona nyuma rero turabaye koko ariko kuri uyu munsi turishimye mama yarabazwe n'umubiri mama yatangiye kuba mu bitaro tariki icenda z'ukwezi kwa mbere ukuza tariki icenda z'ukwezi kwa mbere zifite aho yagiye hasi ku karago habaye tariki 3 z'ukwa kane mama mutanga asaba muganga mu gitanda mbere yo kumufata imiti ajya musanga buri kwezi tubonyegeranya isaba ngo bashyira siteme zabize hashika bayimenyeshewe ndica mujana gutora tariki 17 z'ukwezi kwa cyenda namaze iminsi 3 n'amajoro 3 tutarya bongera bakomeranya asaba umudogiteri wamukurikirana ngo musubize mu Rwanda tuva kuko twamuze umupaka yagize amahirwe atandukanye kugeza mu bitaro bya Ruhengeri byari iminsi ebyiri baradusezera turataha mama tumugana mu rwego atabarutse tariki 16 z'ukwezi kwa 11/2024 tuzamugerageza tuzakora tumwibuka Imana imwe kumukira mu makuru nabo badutabaye Imana bamugisha murakoze arakoze
kuhamya atanze umukobwa we. Nanjye mfite ubuhamya aho gutanga amagambo wenda makeya kuri uyu mubyeyi, nk'uko wenda uriya mukecuru abivuze cyangwa n'umukobwa we nawe amaze kubivuga. Uyu mubyeyi koko ari muri bake bapfa kuboneka, kubera ko ndibuka n'umwana mutoya muri Nyongo imyanya ya karindwi navuga hari amakuru iwacu muri Rwanda azamuka ngiye kuragira muri pariteri hari abatuye, noneho abaneganye n'abandi keke ubwo agahamagaza agiye bati muje gutaha uze ngutuye. Ubwo nibwo abona ko ashaka kuntuma kuri ashaka kuri mama gutaha yajya amagenda none ko agiye kugenda bantuma akamwinjiza mu nzu yabaga yashisha agasoro k'agatutu akampa ibiryo akampa agasoro nangira kurya nangira no kunywa, none ko abantu ko ngiye ati nta kintu nshaka ngo mutume kugira ngo mwikire isari. Icyo kintu kimbamo wumva ingaho kuva muri 88 hasi imyaka hafi 35 igomba kurenga. Muri 2005 abantu kuva mu gihe cy'intambara nigeze kugeraho none nsanga hari ibirayi bafite by'ibutesha by'ipete, ndavuga nti ibirayi ko ari byiza ko bisa nk'ibyaragaho mwaza torozaho ati bakenera ndavuga ubwo nyamubwira ko cyangwa ngo bamurishe. Ubwo hamaze iminsi nagiye kubona mbona afashe ibiro 20 abiha mama w'umukobwa we mutoya arazinzanira ibirayi ngize none ni byo kandi shongaye ati yambwiye ngo ni buto arikoza nawe ugende uhinge uzere. Muri make ya uyu mukecuru uyu mubyeyi namwe kubona ari mu bajya aho bashoboka ntabwo yagiraga ishaka kuva mu rwanda umwana wa mukeba we ngo yumve ko hatagira iki atagira cyagira kuko ari ibintu byo mu mubi avuga ko atarakiza umwana wa mukeba we avuga umwana wa mukeba we ngo nishaka, ariko umutima uyu mubyeyi rwose ntabwo yigeze awugira. Yari umuntu wakundaga abana bose mu muryango n'abandi bose muri rusange, ahasigaye nacyo namwifuriza ni ukumwifuriza. Tukaba dukurikijeho uwitwa Bushemiya Mukamana Nzambi yicaye musiki gutaje. Twaragarutse tugaruka mu rugo tubaho ngaho, ubwo dusigarana umutekano kubera ko twari turi kuva iyo bari kuva aho ngaho. Impamvu mpavuze mama yahabaye impano kuko iyo twongera kugira ubutwa ntabwo nagombaga kuba incike, kuko mama na papa bari barakoze abana urukundo, nagombaga kuba mfite bakuru banjye kandi na n'uyu munsi ndabivuga afite kuko icyari cyose mbajyane ndabikayo ababona. Igihe nagize ikibazo cyose ndahamagara baranyitaba nk'uko bikwiye. Umuntu bamubona ubuhamya batanze bavuga ko mama ari umubyeyi mwiza. Ni umubyeyi mwiza yakoze inshingano ze nk'umubyeyi akiriho kugeza na n'uyu munsi tuzagera ikirenge mu cye. Asize hagati yacu imbaraga y'urukundo ikomeye cyane. Impamvu buri mwaka duterana nk'abana yabyaye, ubwo natwe twaje kwinjira mu mubare w'abana yabyaye twitwa abana be. Ubwo iyo mpamvu utaje duterana nk'abana. Nanjye naramubwiye mama wareze neza cyane kuko iyo utaza kurera neza ntabwo wibuka kuko yagize abana beza batigeze bagira ishyari. Ibyo baryaga ibyo twaryaga, umwenda bagurirwaga nibwo nagurirwaga. Ntabwo papa uyu ureba y'ibyo gashwana na mama igihe cyose nabaye, nta n'umunsi n'umwe nigeze mbona yamutoteje ati wenda byagenze biti biribi, ntabwo nabonye. Papa yabaye umuntu mwiza w'inyangamugayo kugeza n'uyu munsi.
imbere yabo tubabwira ngo mwarakoze kuturera kubw'urukundo babyeyi beza. Uyu mubyeyi kuriwe namushimiye ubwo twanagereranya muri uriya mwaka twatoranye kabikenya, ariko uburwayi bwe bwari bukomeye tuvuga tuti iyi niyo tuzongera guterana umunsi umwe ngo twongere twishime gutya turi kumwe. Buri wese uzanye aravuga ati ma wagize neza wakoranye ibi, buri wese akamubwira ibyo yakoze. Nanjye ushimiye waduhaye urukundo, natwe tuzagera ikirenge mu cyawe igihe cyose uzaba wazashyira kuri nawe. Turavuga tuti rero tuzakomeza ubumwe watweretse, tuzakomeza uko umuntu wese yabaga agusanga ukamuha inama, ukamuha ubufasha n'ubushobozi bwawe ufite, natwe tuzagira ikirenge mu cyawe. Ubwo rero ubuhamya bwatanzwe ntabwo ari uko kwishushanya ngo uvuge ngo uyu yakoze ibi atari byo. Kirazira kuzabwira umuntu, tuzabona umuntu bimubwira kiri muzima abijyane azi neza ko yakoze. Ntabwo yari kumugoroba nk'umutaha. Ubwo rero natwe kumuherekeza kugira ngo mukomeze mukube bugufi. Kino gihande barafungura, ntabwo turibuze gukoresha amazi y'umugisha, ntabwo byakunda, wenda aho turibuze kuyakoresha turaza gutya. Tuzi neza ko uyu mubiri utubereye nk'icumbi kuri iyi si, umunsi ryasenyutse tukazimukira mu ngoro ihoraho yo mu ijuru, itubatswe n'ukuboko k'umuntu ahubwo yubatswe n'Imana. Tukaba rero duhangayikishijwe no kwifuza cyane icyo gihe tuzatungira bwite y'ubuzima iwacu ho mu ijuru. Niba ariko dusanganywe umwambaro aho kuba dutumbuje, koko rero twebwe abakiri muri uyu mubiri turaganya dushenguka, kuko tudashaka
kuwucuzwa, ahubwo twifuza kuwambikirwaho kugira ngo uwo mwambaro w'akanya gato uduhindurirwemo ubuzima. Bityo Imana yaduteganyirije ibyo, yabaye duhaye Roho Mutagatifu umuganura. Nubwo ariko duhorana icyizere, tuzi neza ko igihe tuzaba dutuye muri uyu mubiri tuzasa n'abari ishanga kure ya Nyagasani, kuko ubu tugendera mu kwemera tutayobowe n'uko tubona neza. Koko duhorana icyizere bigatuma duhitamo kwimuka muri uyu mubiri ngo twigire gutura iruhande rwa Nyagasani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iby'icyo gihe bizamera nk'umuntu wari ugiye kujya mu rugendo, agahamagara abagaragu be akababitsa ibintu bye. Umwe amuha amatalenta 5, undi 2, undi 1, umuntu wese ku rugero rw'icyo ashoboye, hanyuma aragenda. Ako kanya uwariho amatalenta 5 ajya kuyakoresha, maze yunguka 5. Wari wahawe 2 nawe yunguka 2. Naho wari wahawe 1 aragenda acukura umwobo mu gitaka, maze ayishamo imari ya shebuja. Hashize igihe kirekire, shebuja w'abagaragu araza, maze abamurikisha ibintu bye. Uwahawe amatalenta 5 arengera, maze amuhereza amatalenta 5 yandi, agira ati, shobuja, wari wampaye amatalenta 5, dore andi 5 nungutse. Shebuja aramubwira ati, nuko umugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo ibintu bike, nzagushingira isumbyeho, ngwino wishimane na shobuja. Uwahawe amatalenta 2 nawe araza agira ati, shobuja, wari wampaye amatalenta 2, dore andi 2 nungutse. Shebuja aramubwira ati, nuko umugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo ibintu bike, nzagushingira isumbyeho, ngwino wishimane na shobuja. Haza uwahawe talenta 1 aravuga ati, shobuja, nzi ko uri umuntu w'umunyabugugu, usarura aho utambitse, ukanura aho utanditse. Naratinye ndagenda, mpisha talenta yawe mu gitaka, dore biri icyawe. Nawe shebuja aramusubiza ati, mugaragu mubi kandi w'umunebwe, wari uzi ko nsaba aho ntanditse, nkanura aho ntanditse. Uba rero warabikije imari yanjye abari kunyungukira, nagaruka nkabona ibyanjye n'inyungu. Nimumwambure talenta ye, maze muyihe ufite amatalenta 10, kuko utunze bazamuha agakungahara, naho udafite namba bazamwaka n'utwo yaganyiragaho. Naho uwo mugaragu w'imburamumaro nimujugunye hanze, aho azarira kandi agahikinya amenyo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Cyangwa tuzirikana natwe turarikira kujya iwacu kuri, kuko iwacu kuri atari hano ahubwo ni mu ijuru. Nyagasani rero aduhamagarira
ubuzima bwa hano ku isi ni umuhamagaro w'Imana. Buri wese Imana imuha ubutumwa bwihariye, buri wese kandi azabazwa ko yatunganyije ubwo butumwa. Twese duhamagariwe kugira isi nziza no kuyerekeza ku Mana. Imirimo yacu ifite agaciro, ubuzima bwacu bufitiye isi akamaro kanini. Mu buzima bwe bwa hano ku isi, Yesu Kristo yatureye urugero rwo kuberaho Imana yonyine. Turi abana b'Imana, tubereyeho Imana. Ubuzima bw'isi ni bwiza, ni ingabire y'Imana, turabukunda kandi tubukomeraho. Nyamara Imana yatugeneye ubuzima buhoraho, yatugeneye ubuzima butazima, yatugeneye ubuzima budashira, yatugeneye ihirwe ridashira, yatugeneye ijuru. Ni koko twaremewe kuzajya mu ijuru, no twese tuzishima iteka. Ese koko ni irihe hirwe, ni ibihe byishimo byaruta ijuru? Ni ibihe byishimo byaruta kubana n'Imana ubuziraherezo? Ni iki twabinganya? Ni iki twabigurana? Ni ise wahitamo kuguma kuri iyi si akabura ijuru? Ni ise wahitamo kwigarurira iby'isi byose akabura ijuru? Kubaho rero kwacu ni Kristo, maze gupfa bikatubera urwunguko. Nk'uko twabyumvise rero mu isomo rya mbere, uyu mubiri utubereye igicumbi. Umunsi ryasenyutse tukazimurirwa mu ngoro ihoraho yo hejuru, itubatswe n'ukuboko k'umuntu, ahubwo yubatswe n'Imana. Bivuze ko ubuzima bw'umubiri ugenewe gupfa. Pawulo arawugereranya n'icumbi ry'akanya gato, cyangwa se umwenda umuntu yambaye. Tugomba kureka iryo cumbi tukiyambura wa mwenda ngo tujye gutura mu ngoro yo hejuru, aho tuzambarira umwambaro w'ikuzo, ni ukuvuga umubiri wazutse. Tugahitamo kwimuka muri uyu mubiri ngo twigire gutura iruhande rwa Nyagasani. Uyu mubyeyi rero Doroteya, umuvandimwe, inshuti yimutse. Natwe nikigera tukazasanga waduhanze, tukishimana nawe iteka. Umunyarwanda yise umwana we ati ntawumenya umunsi. Nibyo koko ntawumenya umunsi. Undi yita umwana we ati nzi iyo maze. Imyaka tumaze turayizi, iyo dusigaje ntabwo tuyizi. Ni byiza rero uyu Doroteya yimutse, kandi n'imyaka tumara ku isi niyo mikeya, kuko indi tubaho muri ubuzima tujyamo ni nyinshi, nta nubwo wayibara. Nk'uko rero Pawulo Mutagatifu abibwira Abanyaroma, nta cyadutandukanya nawe, nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ari ibyago, ari agahinda, ari itotezo, ari inzara, ari ubukene, ari igitego, ari inkota, ari urupfu, ibinyabubasha, iby'ejuru, by'ikuzimu, nta na kimwe gishobora gutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Niyo mpamvu tugomba kumukomeraho, kuko umukomeyeho, umwemera, uwo wemeye, ugasanga uwo wakoreye, ukishimana nawe ubuziraherezo, kuko uba wakoresheje neza amatalenta Imana yaguhaye. Ukoresha neza rero amatalenta Imana yamuhaye, yishimana n'abantu, kuvuga ko yazanye 10, shebuja aramwishimira. Nuko mugaragu mwiza wabaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushingira isumbyeho, ngwino wishimane na shobuja. Hari undi wahawe amatalenta 2 yungutse angahe? Yungutse amatalenta 2, ukuvuga ko yazanye shebuja amatalenta 2. Nawe aramwishimira ati nuko mugaragu mwiza kandi udahemuka wabaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushingira isumbyeho, ngwino wishimane na shobuja. Hari undi wahawe talenta 1, yazanye zingahe?
yasanyimwe ni ukuvuga ko ntabwo yungutse, ahubwo yongeyeho n'ibitutsi ngo nari nzi ko uri umuntu w'umunyabugugu usarura aho utabibye ukandura utanditse bene magambo, yise shebuja umujura. Mwumvise icyakurikiyeho, ariko ivansi yongeyeho iti ngo buri wese ku rugero rw'ibyo ashoboye. Bene magambo, natwe rero ni umwanya wo kwisuzuma tukamenya ko twahawe natwe byinshi, twahawe amatalenta menshi, twarabatijwe, twarakomejwe, twahawe n'andi masakaramentu, hari byinshi Imana idukorera, kuko kuba Doroteya yagiye tugasigara si uko tumurusha ubutungane, ahubwo ni ukugira ngo tube turi kugira ibyo dutunganya, kuko ntabwo bimeze neza. Ni ukuvuga iki rero? Ntabwo uyu nguyu utarungutse ntabwo twamutera ibuye, kuko natwe ni kenshi tutabyaza umusaruro iby'Imana yaduhaye. Ni kenshi abyaza umusaruro, ni ukuvuga turi guherekeza Doroteya kuri ubu buryo, kubera ko amatalenta yahawe yakoresheje neza. Yari ikinyuranyo ntabwo tutatumuherekeza kuri ubu buryo. Ni ukuvuga ko amatalenta yahawe yakoresheje neza akurikije imbaraga Imana yamutije. Nawe rero ni ukwibaza, ese iby'Imana yaguhaye ndetse n'abana Imana iguha, ese nawe Imana ivuze ngo ije kumurikisha ibyayo yakwishimira? Ese waba wakwishimira, cyangwa icyo waheraho ni ukuyisaba imbabazi kubera ko tutari bamiseke igoroye? Ese tubaniye dute bagenzi bacu? Ese tubaniye dute? Twaje guherekeza uyu mubyeyi Doroteya kubera ko amatalenta yahawe yakoresheje neza. Ese nawe uzaherekezwa kuri ubu buryo, cyangwa ibyo rero ushinzwe uhamagariwe kubyitagatifurizamo, ukanafasha n'abandi kurangamira Imana. Amatalenta wahawe nakubera impamvu yo gusabana n'Imana. Muri iyi si hari ibyo Imana itugabira tugakeka ko ari ibyacu, ndetse ahubwo tukabikoresha dusuzugura Imana, ikaba bahagarikiye aho ngaho. Ibyo rero Imana yatugabiye, nawe yatugabiye, tugomba kubyitwaramo neza, noneho kandi roho zacu zikabyungukiramo, ndetse n'abantu batugana bakabyungukiramo. Uyu muvandimwe rero turamusabira kugira ngo Nyagasani amwakire, yishimane nawe, abane nawe aho urupfu rutarangwa, mu bwisanzure bw'ibyishimo bidashira. Turamusabira kugira ngo niba hari ibyo atatunganyije kubera kamere muntu, Nyagasani agirire urukundo rwe n'impuhwe ze n'ayo masengesho, maze amubabarire kandi amusukure. Natwe turisabira kugira ngo dukomere mu kwemera, dukomere kuri Yesu, tumwizirikeho, turangwa n'ibikorwa by'impuhwe, turushaho kumuyoboka, kuko abamuyobotse badacuzwa ubugingo, ahubwo bahinduka ukundi, kuko baba bimuriwe mu ngoro ihoraho yo mu ijuru. Turasabira umuryango we, abo bashakanye ndetse n'abandi, kugira ngo badaheranwa n'agahinda. Hirya y'urupfu hari ubuzima butazima, hirya y'urupfu hari ubuzima buzima, hirya y'urupfu hari ubuzima budashira. Aho ngaho twese twifuza kuzajya, kuko ari umubyeyi wa Kiliziya, amwakira urugwiro nk'uko yakira abaza bamusaba. Komeza dutura. Amen.
ku mwana wawe aramucunguza wuje urugwiro, umuhe kubona ko ari n'umucamanza ugira imbabazi, ubaho ateka iteka ryose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Imitima yanyu ibugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose, bahora witeka ku bwa Kristo umwami wacu. Ubwe yemeye gupfa ari umwe kugira ngo twese duhonoke urupfu, kandi yemeye gutanga ubuzima bwe kugira ngo twese duhore turi abawe. Nicyo gitumye twifatanya n'urugaga rw'abamarayika ngo tugusingize twishimye tuvuga ubudahwema tuti: igihe yari agiye kugabizwa ububabare no ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko yohereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze mwaho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kubererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa, Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'iyi nkongoro n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yongeye ku isi hose, maze uyihe guhora ijya mbere mu rukundo hamwe na Papa wacu Francisco, maze ubwo yunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe, umuhe no kunshanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, na Yosefu mutagatifu umugabo we udahinyuka, n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana.
nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Dawe uri mu ijuru, ishaka nk'uko gikorwa mu ijuru, ishobora gutungura tubara ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara abaducumuye, ntuduterane mu bitwoshye aho udukiza icyaha. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemwo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo, wowe wabwiye intumwa zawe mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose, nimugire iteka amahoro ya Nyagasani, nimwifurizanye amahoro. Turagushimira kubera bari hano n'abapfuye, kuko washatse ko uyu nyakwigendera aba ari we watumye dukoranira hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wawe Yesu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane, kandi ko kubera ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga yemeza ko tuzabaho. Nicyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose, tugusaba duhuje ubuvandimwe tuvuga tuti: Dawe uri mu ijuru,
nanjye muramugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Icyubahiro duhaye Doroteya umuvandimwe wacu kigaragajwe n'amazi y'umugisha duteye umubiri we, maze amasengesho tuvuga tumusabira nayo yakirwe n'Imana. Abamarayika bakujyane mu ijuru, nugerayo abaho Imana bakwakire bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire, maze ubunihirwe budashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Rero amahirwe ridashira maze ubukungu bw'iteka nyagasani amahirwe ridashira maze urumuri rw'iteka rumurikire abadusuzuma. Ntabwo byoroshye. Aka kanya tugiye guherekeza umubyeyi wacu Doroteya batuvuyemo, ariko hari ubuhamya bwatanzwe cyane ku kiliziya ndetse n'abavandimwe benshi baza kumusezeraho. Ubu ngubu rero turagira ngo niba harimo abantu nka babiri bafite ubuhamya babavuga bakaza kubuvuga tugakomeza indi gahunda. Mwiriwe, arakoze nk'uko mwarimu abivuze niko byagenze, ariko nanone hari umuvandimwe hano Izake nk'umuturanyi wabaye aha ngaha, abatanze ubuhamya babutanze turi mu kiliziya ku buryo buhagije. Izake rero yigira hafi. Ntuza Vugirije ni mukuru wanjye. Uyu mukecuru rero utukuyemo shakanye na Vugirije badusanze hano ko bari batuye hepfo. Uyu mukecuru uru rugo ni urugo rw'intangarugero ahangaha hano mu mudugudu, turubonaho icyitegererezo. Ariko burya binyuze ku mukecuru n'umusaza twabanye neza, kandi reka mbabwire ko igihe cyose babanye na François ahangaha nta na rimwe nigeze numva ikibazo. Ntabwo byoroshye, ni kuvuga muri makeya mama yari umubyeyi uharanira ishaka akanga ishari. Mama yadutoje neza. Buriya ni ukuvuga ngo mama yakundaga umurimo, uko biri kose yahoraga atekereza uko twabaho umunsi ku munsi. Rero mama wavuga ibye bwaca bukira. Mama yadutoje kubana n'abantu. Ubwo nhinga hano, buriya nkabona hinga hariya, nkabona hinga hariya, kiriya kigega gifite ingufuri zingahe ku buryo buri wese yaba afite ingufuri ye iye. Ariko mama yari nyangamugayo, n'ubwo agiye ariko ntekereza ko ntabwo agiye, kuko ubu turi hano ariko umuturebe muri ya shusho ya mama.